Muraho neza rata. Iki kiganiro cyo ntabwo gitinda. Ese ni ibihe bintu bike by'ibanze ugomba kuba ufite wowe nk'umugabo, umusore cyangwa se umuhungu, izina wakwita ryose? Ni ibihe kugira ngo igitsinagore aho kiva kikagera kikubahe? Ese mushaka icyubahiro imbere yabo mudahuje igitsina? Niba uri ku ruhande rw'igitsina gabo, tugirane ku musozo w'iki kiganiro. Ibintu ni 5 waba warubizi. Uyu munsi ndetse kuva kera hose abagabo ujya wumva bijujutira abagore cyangwa abakobwa batandukanye ngo ntibabubaha cyangwa se ntibabaha icyubahiro bakwiriye, kandi ugasanga impamvu barazishakira ku gitsina gore akenshi. Nyamara ukuri ni umuntu wese akubaha bitewe n'uko witwara neza, ugaharanira icyubahiro cyawe cyangwa se kubahwa. Ntawe uguha agaciro utakamuhaye, ntawakubaha utiyubashye. Izo ni imvugo zibishimangira. Ariko se ubundi urasabwa iki? Ndabizi uri gutekereza ibintu byinshi, gusa ikintu utazi nuko bidasaba amafaranga cyangwa se ubuhanga buhanitse. Nta bya mirenge. Dore ibintu bike by'ibanze rero ukwiye kuba ufite kugira ngo igitsina gore kikubahe. Guhorana ibyishimo. Horana ibyishimo nshuti yanjye. Ukwiye guhora buri gihe umwenyura, kabone n'ubwo ubuzima ubamo bwaba butabikwemerera. Gerageza kwiyumvamo nk'udakomeza ibintu. Abantu bishimye kandi basetsa usanga banakurura abandi, bagahora bashaka kubegera no guhorana nabo. Niba uhuye n'umukobwa cyangwa se umugore bwa mbere, muganirize utuntu dusekeje kandi wifitiye icyizere, ariko wirinde kubigira birebire. Ubu ni nabwo buryo bwiza bwo gufungura amarangamutima y'umugore cyangwa se umukobwa muhuye bwa mbere, kuko bituma ahorana amatsiko yo kurushaho kukumenya. Aho ndumva nta kintu ntababwiye. Igirira icyizere kandi uhore wisanzuye. Abagore benshi banezezwa no kubona umugabo cyangwa se abagabo bihagazeho kandi bifitiye icyizere. Nyamara nubwo bamwe muri bo bigira nkaho bitabafasheho, gukunda abagabo bigirira icyizere binaba muri kamere y'abagore, kuko bazi ko aba bagabo nk'aba ngaba baboneka hake cyane. Ntukihinyemo kwigirira icyizere, ahubwo ujye ureka bibe biri muri wowe ubwawe. Jya wibuka kandi guhora wisanzuye igihe uri kumwe n'umugore, kuko nawe ashobora kukugerageza kugira ngo arebe koko niba uri umugabo wihagazeho cyangwa se niba ari byo uri kwihingamo. Nabigerageza agasanga koko uri wa mugabo uhamye, azishimira kukubona ndetse aniyumvemo ko ari wowe yashakaga. Ibitekerezo byagutse ntabwo ari ingingo twasiga. Ahangaha niho kubuye, ibuye fatizo. Ndabyumva gutekereza byagutse ntiwabyihigamo, ariko uzasanga abagabo bamwe uzasanga batinya kurwana intambara yo kwigarurira umugore. Nyamara iyo umaze kwigarurira umutima w'umugore, nta kindi utabasha kwigarurira. Guhera uyu munsi niyo mpamvu bavuga ko utagakwiye gutekereza cyangwa se gukerezwa no kwibaza ngo ese ubu ndamubwira iki, kuko bizaguca intege. Birumvikana binatuma unatinya. Gerageza kwegera abagore muganire, nubwo bamwe usanga bakwitwaraho nabi. Ibyo ntibizakubuze gukomeza buke buke uzagira kuwo ushaka, cyangwa se n'uwo wigize akaraha kajyahe umwigarurire. Ibyo urimo bihagarike, noneho umubwire ikintu cya nyuma simusiga. Ambara neza, kwambara neza. Guhera uyu munsi babara wige kwambara neza kandi uberwe. Gerageza pe, byose birashoboka. Gabanya kwifata nkaho utitayeho. Hora kandi uzirikana ko ibi bitari ngombwa ngo bikuvune cyangwa bitume ukora ibya mirenge, kuko kwambara neza si ukwambara ibihenze gusa. Oya, ahubwo kumesa imyenda yawe neza, iterwa ipasi ukayitera, kandi ntiwambare nk'abasore b'inkunda rubyino cyangwa se ntiwambare nk'abasore b'inkunda rubyino. Ndetse ukibuka buri gihe menya kujyanisha amabara, ndetse umenye ngo ibikubera ni ibihe. Icyubahiro uzakisangana nkaho wagifatiye inguzanyo muri banki, iramutse ibaho igitanga. Ariko waba warubizi? Reba mu video ukanda ahantu handitse ijambo subscribe, ubundi uzajya ubona ubutumwa buri uko dushyizeho video nshya. Nitwa Mugisha, ntuzacike ubutaha.